Ngiye kuguha ikaze cyane mukunzi wa Jet KTT YTV nkwibutsa ko niba koko ushaka gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga cyane ko kubona akazi muri minsi bitoroshye. Reka nkubwire ko iyi ngiyi ariyo YouTube channel yonyine muri Rwanda ushobora gushakaho amakuru ajyanye naho wakorera amafaranga ku ikoranabuhanga hagiye hagezweho. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ni urubuga rudasaba gushora, ni urubuga winjiza ari uko ugize icyo ukora. Uru rubuga rukaba rwitwa Paidera. Ni urubuga rero ushobora gukoreraho amasurvey, ugasubiza ibibazo, ugacompletinga task, maze ukabasha kwishyurwa amafaranga yawe. Twari tumaze iminsi tumenyereye ama website ukoreraho ibintu nk'ibi ariko bakakwishyura amafaranga make, ariko iyi website yo ni website yishyura amafaranga atari make. Reka rero turebe ngo bikorwa gute. Link nayishyize muri description. Icyo urakora urayikandaho, hanyuma numara kuyikandaho urahita uhinguka kuri page imeze utya, maze uhakore account. Nk'uko ubibona yitwa Paidera. Icyo urakora ni ugukora account. Nk'uko ubona hano urashyiramo amazina yawe, izina rya mbere, izina rikurikira, hanyuma hano hashyire username, hano urashyiraho email address, hanyuma hano ushyiraho password, wongere usubizemo password, hanyuma nubisoza urahita ukanda hano kuri sign up and create my account. Ukimara kwakanda rero barakoherereza email kuri ya email nyine wabahaye. Ni message rero iraba iteye itya nk'uko ubibona. Sorry ntabwo ari ngiyi. Urabona hano mfite paidera.com service. Barakuherereza rero message imeze utya. Icyo urakora urayifungura muri Gmail yawe, urabonamo link. Iyi link rero niyo urakandaho. Ukimara kuyikandaho uraba umaze kuactivatinga account yawe, maze wigarukire muri paidera.com, maze utangire gukorera amafaranga. Wakagiza ngo rero amafaranga akorerwa gute hano kuri Paidera. Ndakora log in kuko mfitemo account nyine. Ndakora login maze nkwereke ngo bikorwa gute. Ndamanuka rero nkore sign in, hanyuma ndashyiramo ya email yanjye na password. Uba ugomba kuba wayifashe mu mutwe. Ndabishyiramo ninaza nkande sign in, hanyuma mpite ninjira muri paidera.com. Nuko nguko rero mo imbere biba bimeze. Urabona kuri total earnings mfite $0.5. Nkibutsa ko aya ngaya ewana n'amafaranga aza mu byihuse. Ni ukuvuga ngo rero hano haba hari ibintu byinshi ibyo gukora. Mpereye nk'aha ngaha urugero, ngira ngo urabibona hano ubishyura mu ma cents. Navuga ngo cents 100 zingana n'idolari rimwe. Ni ukuvuga ngo rero hano nkuko ubona hano hari ngo my gym. Ni ukuvuga ngo ni application udownloadinga, hanyuma wamara kuyidownloadinga ugahabwa cent 84. Na hano nuko none 44 hano kuvuga ngo urayidownloadinga, wamara kuyidownloadinga nyine ukanakina game, hanyuma ukaza ukaguha cent zawe hariya ukazibikaho
kuvuga ngo kuri balance yawe nyine amafaranga aba ari kwiyongera. Hanyuma ikindi urabona hano dufite ngo tutorials submit videos. Iyo hakanze ubona bakubwira ngo navuga ngo wowe icyo ukora ushobora gukora video nk'uko nguko ndi kuyikora, hanyuma ukaza ugakanda hano ngo submit your video, bagahita baguhereza 0.35 by'idolari kuri account yawe, kubera ko uri gufasha abantu kumenya uko bakora ibintu runaka. Ni byinshi quiz editor. Noneho ubu n'ubundi buryo naho ushobora gukorera amafaranga hano kuri Paidera. Ntabwo ari ubu buryo bwonyine rero, hari uburyo bwinshi ngira ngo nabwo ngire mbukwereke bwose uko bwakabaye. Ushobora kuba kuza no kuri micro task, wasanga task zo gukora hano no hari amatask agiye atandukanye. Ibi byose ni ahantu uba urasanga utuntu tugiye tutubazo ukadukora. Hanyuma amasurvey bigendeye ku hantu utuye. Gukora survey murabizi, waba ari kubaza wenda ngo mu gace kwanyu hari umuriro, yego uwo muriro hamaze igihe kingana iki, wenda bakavuga ngo ngo umwaka umwe, imyaka 5, ugahitamo nyine bitewe n'uko ubizi. Mu masurvey ho gutsindwa nta nubwo bishoboka. Hanyuma ikindi abari fellows, ushobora gutumira inshuti zawe aho ngaho urinjiza. Kubikuza rero ubikuza ugejeje amadolari 20, dore ko no kuyuzuza ntabwo bitinda. Hanyuma hano dufite na paid quizzes munsi ya survey ku kanyuma, aho quiz zo zihoraho. No kuvuga ngo rero mu makwizi habamo wirirwa ukora quiz uko bishaka, yego ho muri quiz winjiza makeya ugereranyije n'ahandi, ariko agenda agwira ukabasha kuba wabibona kabisa. Quiz kabisa wanazaba amafaranga agiye atandukanye. Hano rero niho hantu ushobora gukora amafaranga, kugwiza amadolari 20. Ushobora kudownloadinga ziriya games twahereyeho hariya, ushobora no kurara uyujuje bigakunda. Ikindi wamenya kuri iyi website nuko yishyura. Iyi website irishyura neza, ngira ngo nk'uko ubibona hano dufite Jackson dashboard. Ni dashboard ya Jackson, afiteho amadolari 117. Aya ngaya akaba yarayinjije mu munsi umwe. Nawe rero nubwo wabura make ntiwabura amadolari 5 ukorera ku munsi, usubiza ziriya quiz, ziriya task twabonye, amasurvey, utumira abantu gukora video ukazisubmitinga hariya, werekana mu rurimi rwawe, si ngombwa ngo kubikore mu rurimi rw'icyongereza. Nuko ngukura amafaranga akorerwa hano. Naho utaha.